Haleluya, haleluya. Ngiye gushima Imana kubw'uyu mwanya mbonye kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Muri kumwe nanone na Pastor Dr. Gakwaya Emmanuel. Tugiye kuganira mu ijambo riri muri Yakobo igice cya mbere umurongo wa 27. Bavuga ngo idini ritunganye kandi ritanduye imbere y'Imana Data wa twese ni iri: ni ugusura imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo no kwirinda kutanduzwa n'iby'isi. Amen. Hano turabona ko akenshi hari abibaza idini icyo ari cyo. Idini ni uburyo bwo gushaka Imana. Hari ababyitiranya rero n'itorero. Idini ni uburyo abantu bashyiraho imihango, amabwiriza kugira ngo bashobore kubona Imana, bashobore gushaka Imana. Nibyo ngibyo nibyo dini, ni inzira. Bita umunyadini n'udakora ibitegetswe n'ijambo ry'Imana. Hari ijambo ry'Imana, ubundi dini ryagombye kugendera ku ijambo ry'Imana, ariko rero bagendera ku myumvire yabo, ku byo bahisemo kugenderamo, bitwa imigenzo, bikaba ari byo bakurikiza. Ntibita rero ku bitegetswe n'ijambo ry'Imana, ahubwo bibanda cyane cyane ku mihango y'idini. Iyo mihango igashimwa n'abantu bagize iryo dini gusa. Ugasanga harimo ibijya gusa n'ibivugwa mu ijambo ry'Imana, ariko akenshi usanga ari byo bakunze gukurikiza, ibyo bakunze gukurikiza bidahuye n'iby'ijambo ry'Imana rivuga akenshi. Imana rero yo ireba ibyo umuntu yibwira mu mutima kuruta ibyo yaba avuga cyangwa akora bidahuye n'ibyo atekereza, kuko burya hari ibyo umuntu utekereza, hari n'ibyo ushobora kuvuga, hari n'ibyo ushobora gukora, ariko bidahuye n'ibyo utekereza nyakuri mu mutima wawe. Imana rero ireba mu mutima, ikamenya ibyo umuntu yibwira byose, ibyo umuntu atekereza. Dusanga muri uyu murongo rero, kugira ngo ushobore gusabana n'Imana, usabane tubona nyakuri Imana yemera, rikaba ari idini rizima riri mu nzira nziza. Ubusabane nyakuri n'Imana ni ukutababaza umukene n'umutindi, abatishoboye, ugasura imfubyi, abapfakazi, ndetse ukirinda gutwarwa n'iby'isi, ukirinda gukunda iby'isi cyane kuruta uko wakunda mugenzi wawe. Hano rero turabona yuko niryo dini rizima, nibwo buryo bwo gushaka Imana neza, nuko wita ku batishoboye, ugasura imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo, ukirinda gukunda iby'isi kuruta uko waba ukunda mugenzi wawe. Ibikorwa rero byo gukiranuka biva mu mutima ukunda, kandi bikarinda umuntu kwigomeka kw'abantu no kujya kure y'Imana. Kwigomeka rero ni ukuba umugome, mbese kudakora iby'Imana igushakaho. Ibikorwa byo gukiranuka byiza biva rero ku mutima ukunda Imana, kandi niyo nzira, niko tubibonye, niyo nzira igana mu ijuru. Igihe ushobora kwirinda, ukarinda umutima wawe, ugakurikiza iby'ijambo ry'Imana rivuga cyane cyane, kugira ngo ushobore kuba uri mu nzira nziza igana mu ijuru, mu idini rizima. Ari naryo dusanga ku murongo wa 26, yuko umuntu ngo niyibwira ko ari umunyedini, ntagenga ururimi rwe, ahubwo akishuka mu mutima, idini ry'uwo muntu riba ari ubusa. Ni ukuvuga rero, niba adakora iby'Imana ivuga, adakora iby'ijambo ry'Imana rivuga, akagendera ku byemerwa n'abantu gusa biyemeranijeho, ariko kandi ugasanga akenshi bidakuye n'iby'Imana n'ijambo ry'Imana, uwo nguwo idini rye riba ripfuye. Niyo mpamvu rero tubwira abatwumva, abakunda Imana, abari mu muryango w'Imana,
yuko bagomba kureba ibitajyanye n'ijambo ry'Imana, bakabisimbuza kugira ngo bashobore kuba bari mu nzira nzima ijya mu ijuru. Uwiteka abahe rero kujijuka no kumenya kureba ikizima kugira ngo tutazaba mu idini aho kuba mu itorero ry'Imana. Amen, amen, amen.